harababaswe n'ubusambanyi, harababaswe n'itabi, harababaswe no kujya mu bapfumu. Tinyuka uvuga ati kuva uyu munsi Satani ufashe ubusa mu izina rya Yesu. Ndabona ko bagiye kuza. Ngwino Satani ahombe. Turakurindiriye nguze. Byarakunaniye kubireka. Nubwo bikora mu ibanga, ariko Imana iri kuvugira kuri uyu musozi ngo yarakubonye. Bizabindi ukorera mu ibanga abantu batazi, Imana iri kuvugira kuri uyu musozi ngo yarakubonye. Ngwino Yesu akubohore. Komera Yesu amashyi. Mwabagore mwe nimuze Yesu abagirire neza. Mwabasore n'abakobwa mwe nimuze Yesu arabababarira. Nimuze Yesu arabababarira. Iyo umuntu adakijijwe Satani aramuniga. Iyo umuntu adakijijwe Satani amukorera ibyo ashaka. Iyo umuntu adakijijwe Satani amukoresha ibyo yishakiye. Ariko iyo umuntu akijijwe aba ariho uburinzi bwiza. Haleluya! Imbaraga zitandukanye. Ngwino muri ubwo burinzi. Ongera umbarize umuntu muri kumwe ngo ese wowe urumva udakeneye Imana? Akubwiye ko ayikeneye? Ngwino tugusengere. Ariko ubu nta basizi